General Anthony Cotton niwe muyobozi mukuru w'ikigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gutegura no gushyira mu ngiro ibikorwa byo gukumira no guhagarika ibitera hariho hose ku isi mu gihe abanyamerika baba bitaye kuri uko kubikumira no kubiburizamo ibitero bishobora kubamo n'ibya kirimbuzi. US Stratcom mu cyumweru gishize ari mu nama y'inteko ishinga amategeko yavuze ko noneho igihugu cya Iran gifite ubushobozi bwose bwo gukora igisasu kirimbuzi mu gihe gito cyane kitarenze iminsi 7 yonyine cyangwa icyumweru. General Cotton yavuze ko Iran ubu yamaze kugera ku bimashini byinshi bihambaye bishobora no kubafasha mu gukora ibyo bisasu kirimbuzi kandi mu gihe gito gusa. Yasobanuye ko gahunda ya nucleaire ya Iran ikomeje kwaguka bwangu kandi byihuse. Ubutare bwa Iran yambaye ibisasu kirimbuzi bicurwamo ko nabwo Iran imaze kubuhunika ku ngano nini cyane, hakabamo n'ubwarangije gutunganywa ku kigero cya 90% byegera cyane ikenewe mu gukora ibyo bisasu kure cyane yitunganywa ry'ikenerwa mu ngufu z'imirimo ya gisivile. General Anthony Cotton avuga ko Iran imaze kugera ku bushobozi bwose bwo kuba yakora igisasu kirimbuzi ikabigeraho mu gihe cy'iminsi 7 gusa cyangwa icyumweru kimwe nyuma yo kuzamura cyane ubwo bushobozi kuko bwabarirwaga nibura hagati y'iminsi 10 na 15 mu ntangiriro z'umwaka ushize. Icyo rero ngo ni ikimenyetso cy'uko Iran iri mu nzira yo gutunga ibisasu kirimbuzi byinshi kandi no mu gihe gito. Ibyo bikaba noneho ikintu gihangayikishije cyane n'abanyamerika n'abagenzi babo bose mu burengerazuba bw'isi. Mbere y'ibyo bisasu kirimbuzi bigarukwaho cyane ubu ngubu, Iran imaze igihe kinini iri mu bihugu bya mbere ku isi bitunze ingano nini cyane ya misile z'ubukana buhambaye kandi yikorera ubwayo, ahubwo ikazicuruza n'ibindi bihugu by'amahanga uhereye ku Burusiya bwa Vladimir Putin kongeraho na drone zabo zinjyana muntu ku rugamba zizwiho kwahuranya byose zinabyiyahuraho kuko no mu ziriho z'ubwiyahuzi ku isi nabwo izaba abanya-Iran zagizwe ndahiro nyuma yo kubura gikumira no kwararika hasi byinshi mu ntambara yo muri Ukraine. Ubukana n'ubushobozi buhambaye bwa misile za Iran ni nabwo iheruka gushimangirira bose inagaragariza amahanga ko icyo nta ugomba kukibeshyaho ubwo bazikoreshaga ku bwinshi zigurutswa kugeza muri Israheli mu bitero byo mu mpera z'umwaka ushize. Aha wibuke ko Iran icyo gihe yarashe misile balistike zigera muri 200 mu gihe gito gusa mu byiswe ibitero byo guhorera abari abayobozi bakuru ba Hezbollah, Hamas na IRGC bishwe ku bwinshi muri ibyo bihe na Israheli kuva muri Iran ubwaho uciye muri Liban na Gaza y'abanyapalestine. So there's a little different nuance. That is the new relationship that we're seeing. General Cotton avuga kandi ko Iran imaze kugera ko nteri hambaye cyane mu bijyanye no kohereza ibigenda juru mu isanzure. Yagarutse byihariye ku cyitwa smog. Abanya-Iran bakoranye ikoranabuhanga nk'irya ICBM, misile zambukiranye imigabane ariko cyo bakacyohereza mu isanzure gitwaye ibyo gajuru. Smog iki ni ikigenda juru gishobora kuraswa kikagezwa mu birometero 4000 gihetse ibiro bigera ku 1000 cyangwa toni yose. General Cotton ati ibyo ni ibintu biteye inkeke zose Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo umubano n'ubufatanye bukomeje gukura cyane hagati ya Iran, Uburusiya, Ubushinwa na Korea ya ruguru. Ihererekanwa ry'ikoranabuhanga ryitabazwa mu gukora intwaro ngo rirakomeza gukura cyane ku buryo buri gihugu kimwe muri byo nta gitangira ikiriho ku kigero cy'ubukana bwazo cyageraho, na Iran ikaba yararushijeho kubizamukiramo cyane muri ibi bihe. Ati kandi byanze bikunze kimwe muri ibi bihugu gishobora kuzahirikira isi mu byago n'akaga gakomeye ko gukoresha ibisasu kirimbuzi byasenya byinshi niba atari na byose ahubwo. Impungenge nk'izo ku byerekeye iki gihugu cya Iran ku banyamerika n'abandi ku ruhande rwabo mu burengerazuba bw'isi. Ku byerekeranye n'intwaro z'iki gihugu cya Iran zije mu gihe hari hashize ibyumweru 2 gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangije ibitero byazo ku barwanyi b'Abahuti nabo baterwa inkunga na Iran, bijyana no kuba nabo bamaze igihe kirekire bakora ibitero ku mato n'ibirindiro by'ingabo z'abanyamerika mu nyanja itukura. Perezida Donald Trump avuga ko igitero icyo ari cyo cyose cyaba Abahuti ku ngabo zabo n'ibikorwa by'inyungu zabo mu burasirazuba bwo hagati yako kanya kigomba guhita gifatwa nk'igitero cya Iran ubwayo ku gihugu cye, ubwo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ari Iran zizoreka. Kuba Iran ifite ubushobozi buhambaye bwo gukora ibisasu kirimbuzi iyo yo ntikiri inkuru yo kubarwa. Ubu none ahubwo ikibazwaho byinshi kandi na benshi ni ikijyana no kwibaza niba yararangije gukora bimwe muri ibyo bisasu kirimbuzi bikarangira ku buryo nyene byahindurwa ako kanya n'intwaro yahita ikoreshwa igihe icyo ari cyo cyose byabera ngombwa kuri yo. Iran nayo isa naho ikomeje kongera urwo rujijo rumaze igihe n'impungenge muri rusange ku banzi bayo nabo bamaze igihe kinini bahanganye.
Ku rundi ruhande ariko kandi ugambiriye kuroha imbwa birazwa yishinja ibisazi niyo ntabyo yaba yarigeze kuva yabaho. Iby'aba banyamerika rero bashinja abandi bagaragaza ko benda koreka isi cyangwa bari gukora ibisasu kirimbuzi n'ibindi bitindigasani byose byabarizwamo ibitwaro by'ubumara buhambaye. Hari igihe biba atari byo babeshya, kenshi babikurikiranye neza bazi ibyari byo. Ni rwo rwitwazo aba banyamerika bashyizeho bagambiriye kujya kumanika Saddam Hussein. Ibyo byose ntibyari byo. Abandi batubwo nanone wasanga ari inzitwazo n'ibindi bipapirano badukaniye Iran nayo bashaka kuyishoza intambara yeruye. Intambara ariko nabwo bisa naho itanaboroherana mba nabo, cyane cyane no muri ibi bihe aho Uburusiya na Korea ya ruguru nabo bashobora kuyibarizwamo ntibigende neza nk'uko byagendekeye Iraq ya Saddam Hussein. Byabaye ngombwa ko wabaga kifasha wenyine kugeza kubaga ubwabyo nta byigishoboye kakayibaho. Uretse n'ibyo kandi nanone icyumweru gishize cyaranzwe n'ikindi cyo bagihambaye ku banyamerika n'inshuti zabo, ubwo ibinyamakuru bya leta ya Iran byagaragazaga amashusho menshi y'ikigo rutura cyabo gikorerwamo ibisasu bya misile kinini cyane rwose ku buryo ahubwo ari umujyi wose ubarizwa munsi y'ubutaka. Ni amashusho nayo yagarutsweho cyane mu buryo butandukanye. Bamwe bavuga ko ubwo muri izo misile zose nta kabuza haba harimo n'izifite ubushobozi bwo gutwara imitwe y'ibisasu kirimbuzi. Muri video y'amasegonda 85 hagaragara abasirikare babiri bari gusuzuma intwaro, byose bibera muri icyo kigo kiri munsi y'ubutaka. Itangirana n'abasirikare bakuru aho muri Iran batembera muri icyo kigo. Umwe muri bo ni Major General Mohammed Bagheri, asanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Iran muri rusange n'umuyobozi mukuru mu ishami ryazo ririnde impinduramatwara za Kisilamu Iran itegetswemo IRGC. Undi bari kumwe nawe ni Brigadier General Amir Ali Hajizadeh, uyoboye ishami rya IRGC rirwanira mu kirere n'isanzure, ari nawe muri rusange ushinzwe ubugenzuzi bwose bwa misile na za rockets za Iran. Uretse kuba ari video y'amashusho yabije abanyamerika n'abanyaburayi mu kumenya neza ibyo umujyi wose bagaragarijwe ukorerwamo misile za Iran munsi y'ubutaka, ni video ku rundi ruhande yicengeza amatwara rikomeye rinagaragaza intumbero z'iki gihugu cya Iran, aho aba basirikare bayo bakuru bombi bagaragara bava mu modokari yari batwaye berekeje muri icyo kigo, bakagera ku mafoto manini y'umuyobozi w'ikirenga wa Iran amanitse ku bibambasi imbere muri icyo kigo, bakamuterera amasaruti bagakomeza imbere, noneho aho bagera ku ibendera ry'igihugu cya Israheli rirambuye hasi nk'itapi banyuzaho ibirato byabo mu gasuzuguro kose ihangana n'inzigo bafitanye n'iyi Israheli y'abayahudi kuva mu myaka itari mike ishize nayo. Muri video kandi baba banyura mu ruhuri rw'izo misile z'amoko menshi atandukanye na zari nyinshi cyane rwose. Ubundi bagasoza bavuga ko bari kubaka n'indi mijyi myinshi cyane hirya no hino muri iki gihugu cya Iran yose, n'ubundi munsi y'ubutaka ikazahindurwa noneho y'ububiko bw'izo misile n'ibisasu byabo byose, ngo uhisha umwanzi ashaka aho azagorwa no kumenya na mbere yo gutekereza no gukoza imitwe y'intoki ze kuri izo ntwaro zabo. Ibi niba tubitangiye uyu munsi tuzajya dushyira ahagaragara umujyi mushya wa misile zacu nibura buri cyumweru. Uwo nguwo uba umushinga uzakomeza gutyo nibura kugeza mu myaka 2 iri imbere, kuko na misile dukora ari nyinshi cyane, zigomba kubona ububiko n'ubwihisho bukomeye. Iran kugeza ubu ifite ibigo 4 bya misile biri munsi y'ubutaka, 3 muri byo nibyo bizwaho biherereye kandi byanagarutsweho bihagije, biranagaragazwa n'ubundi mu mavideo nkaya, mu gihe kindi kimwe cyo nta uziyo giherereye. Hakomeje kugirwa ibanga rikomeye. Icya mbere cyagaragajwe cyo mu 2020 mu bice by'uburengerazuba bw'iki gihugu cya Iran, mu gihe ibindi 2 byo bibarizwa mu majyaruguru yacyo. Naho iyi video iheruka gushyirwa ahagaragara n'ubundi garutsweho no mu gihe umwuka w'intambara nawe ukomeje kuzamuka cyane hagati y'abanyamerika na Iran. Perezida Donald Trump nawe yamaze guha iki gihugu cya Iran igihe cy'amezi 2 gusa ngo babe bageze ku masezerano yo kugabanya ingufu zabo kirimbuzi mu buryo butare bakarishya nabwo butagezwa ku kigero cyo gucurwamo ibyo bisasu kirimbuzi babyanga. Ati Iran tuzayirasayo bikomeye cyane rwose, niba ari ibyo bahisemo ubutaka bwayo bwose tubirindure, n'ibyo batabye mu kuzimu byose bihindurwa umuyonga bazaba bareba. Ni mu gihe amasezerano bari baragiranye mu 2015 kuri ngengo n'ubundi mu gihe cy'ubutegetsi bwe Donald Trump yarangije kuyatesha agaciro, avuga ko nta cyamaze, n'ubundi Iran yarangije kuyarengaho cyane kandi kuva kera agisinywa. Trump kandi aheruka gusaba iki gihugu cya Iran guhagarika burundu ubufasha bwacyo ku mitwe y'abarwanyi ba Hamas, Hezbollah n'Abahouthis, yabyanga ubwo ngo ikaba none hishaka ka munani.
ati hari Hamas, Hezbollah n'abahuti, rero hari byinshi bibera muri iki gihugu cya Iran kandi twohereje yibarwa bagomba kuganira natwe rero nta kabuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi ibyo byose bigakorwa vuba aha nta kuzarira kubera ko ari ibintu twebwe tudashobora gukomeza kwihanganira. Ariko kandi tariki 14 Nyakanga mu 2015 Iran yemeye gushyira umukono ku masezerano yo kugabanya cyane ingufu kirimbuzi zayo kugira ngo nayikorerweho murundo w'ibihano by'ubukungu yashyiriweho byari bimaze kuyizengereza nta n'igitonyanga cya petrole yayibasha kohereza mu mahanga. Ayo ni amasezerano yanemereraga ikigo mpuzamahanga gishinzwe iby'ingufu kirimbuzi mu isi kujya kigenzura porogaramu ya nucleaire ya Iran, kinacungira hafi niba koko bikoreshwa mu mirimo ya gisivile gusa nk'uko Iran ibyemeza. Ayo yasinywe na Iran n'itsinda rigari ry'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudage n'Uburusiya mu ihame rusange risanzweho ryo gukumira ikwirakwira ry'intwaro kirimbuzi ku isi, kimwe no gukumira ibyago ngo basanga bishobora kuzava ku kuba bamwe bashobora no kuzabirwanisha bakabyorekesha abandi batari bake mu isi. Nyamara ubu ngubu ayo nayo ni amasezerano iki gihugu cya Iran cyamaze gutesha agaciro, gikomeza ibikorwa bikarishya cyane porogaramu yabo y'ingufu kirimbuzi. Uko biri kose rero nuko bigaragarana cyane no muri ibi bihe kubijyana n'ihangana rirambye cyane hagati y'Abanyamerika na Iran gufasha abarwanyi ba Hezbollah, Hamas n'abahuti kongeraho misile karundura z'iki gihugu cya Iran, kongeraho n'ikorwa ry'ibyo bisasu kirimbuzi byayo birushaho kugarukwaho cyane nanone muri ibi bihe niba Abanyamerika batanabeshya, ahubwo ku rundi ruhande nanone ihangana na Israheli ku iherezo ryabyo byose n'ukurwana nta kindi na Iran biturutse kuri imwe muri zo mpamvu nyinshi muri zo cyangwa zose icyarimwe, nuko bishimangirwa ubu n'abatari bake mu babikurikiranira hafi muri ibi bihe ngo ni ikibazo cy'igihe gusa, naho kugerwaho byo bigomba kugerwaho nta shiti bakarwana. Cotton fashion, ikitwa imyenda n'inkweto, menya neza ko kuva ku rudodo, ibitambaro, impu, umudeli w'imyenda n'inkweto mu moko yabyabaho cyangwa twanaguhimbira twe tukwambika by'ikigero kijyana n'ibipimo mpuzamahanga by'ubuziranenge. Ugura cyangwa urangura utuganirwa hagati mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya T2000 iruhande rwa 2000 Hotel. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero ureba ha zose. Ikaze muri Golden Fashion, uruganda rukurimbisha nyabyo. Tugereho maze useruke mu bandi waka nk'inyenyeri, ukeye nk'ipamba, abandi bumirwa. Ibanga ariko ni iryo nta rindi, Golden Fashion. Inzozi Park, ihuriro ry'ibirori, ubukwe, inama, kwiyakira n'imyidagaduro. Utegura ubukwe bw'inzozi zawe, umunsi w'amavuko, inama, cyangwa se ushaka no kugira umunsi mwiza wo kwiruhukira no kwidagadura, byose ni ukuvuga icyarimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye ahantu hamwe. Iyo uhisemo ko bibera mu Nzozi Park, bingana no kubika urwibutso rw'ibihe byiza mu bunyamwuga bwose. Dukodesha abera ubukwe, inama n'ibindi birori. Dufite kandi ubunararibonye mu kubategurira ibirori no gutakana amabengeza yose aho biri buze kubera. Inzozi Lounge ni bar na restaurant ufatiramo ibyo kunywa n'amafunguro ateguranye ubuhanga. Inzozi Park kandi tunabafasha kwakira abana mu myidagaduro n'udukino twabo mu mutekano wose. Gana Inzozi Park, ihuriro n'igicumbi nyacyo cy'ubukwe, ibirori n'inama, amacumbi n'imyidagaduro ku bana n'abakuru. Ahangana ahantu hakwiriye amahitamo yawe y'icyerekezo cy'inzozi koko. Waduhamagara kuri 0782 33 69 32 cyangwa se 0782 64 31 62. Inzozi Park duherereye Kicukiro Gahanga hafi ya station ya Merez.